Tugeze ku itegeko rya ntukice rero uko Yesu arisobanura. Yesu kandi niwe mwigisha mategeko mukuru isi yigeze kumenya. Ndumva biryoheye kumwita uko nguko. Hari abantu tujya tugira bazi kwiga by'amategeko bakiga no kuyasesengura. Yesu rero wayatanze niho washobora kuyasobanura. Ntekereza yuko ari rimwe mu mategeko ashobora kugaragaza urugero rw'ubuyoboke bwacu ku Mana. Kuryubahiriza no kuryubaha ni cyerekana yuko dushyigikiye Imana mu murimo wayo w'irema. Kubera ko iyo twishe tuba turimo gukuraho umurimo w'Imana. Ubwo rero tuba turimo kuyirwanya. Umwicanyi wese urimo kutwumva niyihane, arasabwa kwihana. Ariko ubwo nituvuga umwicanyi, ubwo abantu benshi barahita babatagatifu. Niyo usanga atarafashe icyuma ngo arwanye umuntu cyangwa se amunigisha umugozi, n'ubundi buryo bundi bukoreshwa ku cyaha cy'ubwicanyi kigaragara. Ariko niturusesengura turasanga abicanyi bari bube benshi. Uwarishe rero umuntu udukurikiye, nimba warutse umuntu, nimba wararakariye mwene so, nimba waragenje gute, uriho urubanza rw'uko nawe uri umwicanyi. Nicyo kimenyetso Imana yahaye abategereje ibineza neza biranga benshi kuri uwo munsi, basiga imiruho yose y'isi bakishima n'umunsi bane muri Kristo Yesu. Twongeye guhura kuri platform y'isabato. Ndakuramukije n'amahoro bikomoka ku Mana bibane nawe. Umunezero ukomeye ko Imana yongeye kuduha amahirwe atangaje, amahirwe atabonye bose yo kuba tukiriho, kandi muri uko kubaho ikabiduhaye andi mahirwe yo kuganira ku ijambo ryayo nk'uko riboneka mu byanditswe byera. Ahangaha nk'uko maze kuganira ku muco w'isabato, aho turi gusuzuma twitonze ubushake bw'Imana ku byerekeye amategeko yayo mu buryo bw'umwihariko itegeko rya 4 mu mategeko 10 ariyo tegeko ry'isabato. Nyamara kandi ntabwo twibujije gusuzuma twitonze duhereye ku itegeko rya mbere ngo dusobanukirwe n'ubushake bwayo. Ushize twaganira itegeko rya 5 n'umuvandimwe Rwamapera, kandi tugiye gukomeza nanone. Kandi ntabwo nje njyenyine, ahubwo ndi kumwe na mwene data utari umushyitsi kuri platform, ariko kandi birashoboka ko wowe uri umushyitsi cyangwa se utamwibuka. Reka musabe abanza dusuhuze, atubwire, hanyuma dukomeze ikiganiro. Amahoro y'Imana bane namwe kandi muhora. Amen. Amazina ni Atuhire John Locke. Ntabwo ari ubwa mbere kuri YouTube channel. Nkaba nejejwe rero no kubana n'abaduteze amatwi kandi badukurikiye kuri iyi channel mu gihe tuganira ku itegeko rya 6 ryitwa ntukice. Riboneka mu kuva igice cya 20 umurongo wa 13. Murakoze. John Locke, twongeye kuguha ikaze cyane. Ubushize twari turi kuganira ku itegeko rya 4, kandi watuganirije ku ngingo ikomeye yuko isabato ari umunsi w'Uwiteka kandi akaba ari n'umunsi wa 7. Wadusobanurira ingingo zikomeye uko isabato abanyarwanda benshi bazi kuwa 6 ari umunsi wa 7, kandi wadusubiyemo yuko ari umunsi w'Uwiteka kuruta uko waba uwundi muntu uwo ari we wese. Ntabwo kwiye kwitirirwa abadive, ntabwo kwiye kwitirirwa Nawayiti, ntabwo kwiye kwitirirwa Abisirayeli, ahubwo ni isabato y'Uwiteka. Yego. Kandi mpamya yuko abantu bakurikiye icyigisho watugejejeho bafashijwe. Twiringiye ko n'ubundi turi buze gufashwa hamwe na Mwuka Wera. Yego, ndabyizeye. Tujya mbere, reka ngusabe uzamura isengesho twiragize Imana muri iyi gahunda, hanyuma dukomeze. Reka dusenge. Imana idukunda, tugushimye ko twitaho, izina ryawe rihimbazwe. Turashaka gusobanukirwa ubushake bwawe kandi tukabugenderamo. Impamvu tugusabye tukwinginga kugira ngo Umwuka wawe wera amanukire kubana natwe, kandi hamwe n'abaduteze amatwi tubashe gusobanukirwa ubushake bwawe. Umwuka wera akore ku mitima yacu cyane, n'umuntu uzakurikira iki cyigisho kugira ngo tuzabashe kumenya neza ubushake bwawe kandi utwigishe kubugenderamo. Mu izina rya Yesu nimwe tubisabye twizeye. Amen. Yego, umaze kutubwira ikiganiro tugiye kuganira
abavandimwe nayo maze kubibutsa ko ubushize twaganiriye ku itegeko rya 5 mu ruhererekane rw'amategeko 10 nk'uko aboneka mu gitabo cyo kuva igice cya 20. Yego. Ubu rero tugeze ku itegeko rya 6 kandi maze kwitubwira dusomye mu kuva 20 umurongo wa 13 tuvuga ngo ntukice. Niga mu ishuri ry'urubyiruko rwa Adventist umunsi wa 7 JA, twajyaga dukunda kugira ibyo tuzirikana, tukazirikana umurongo muremure muri Bibiliya, umurongo mugufi, izina rirerire, izina rigufi n'ibindi, kugira ngo turusheho kumenya, kugira byinshi tumenya ku ijambo ry'Imana. Uyu murongo rero ni wo murongo mugufi mu byanditswe byera. Ni umwe mu mirongo migufi. Yego. Ni mirongo 2 ihuje ubugufi. Ni uwo nguwo wa 13 ndetse n'uwa 15 w'iki gice cya 20. Ariko tugiye kwivugira ku murongo wa 13. Ntukice. Rimwe mu mategeko 10 y'Imana. Yego. Ndetse rije ku gisate cya 2 cy'amategeko agaragara yuko ari amategeko agenga abantu n'abandi. Isano hagati y'umuntu n'undi. Mu gihe amategeko ane ya mbere yagaragazaga isano dukwiye kujyana n'Imana n'uburyo dukwiye kuyubaha no kwigaragariza urukundo. Yego. Bikaba bisobanuye cya kindi abantu b'Imana bakomeje kugarukaho ku itegeko ry'Imana ari urukundo, nk'uko Yesu Kristo yabisobanuye avuga ati ukundisha Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge bwawe bwose. Iryo ni ryo tegeko rushandi gukomera, kandi risa rityo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yego. Bya bisate bibiri. No kuvuga ni incamake y'amategeko 10 y'Imana. Igisate cya mbere kiriho amategeko 4 yacu n'Imana, ariyo agaragaza umubano cyangwa se umushyikirano w'Imana n'abantu n'uburyo tuyigaragariza urukundo. Ayo ni amategeko 4 kuva ku rya mbere kugeza ku rya 4. Hanyuma igisate cya kabiri kikajyaho andi mategeko 6 ariyo agaragaza umubano w'abantu n'abandi, amategeko mbonezamubano niko twabyita. Yego. Ubushize rero tuganira na Rwamapera twinjiye kuri icyo gice cya 2 cyangwa se kuri icyo gisate cya 2 tuganira ibyo kubaha ababyeyi bacu. Twasanze byagutse mu buryo budasanzwe, ko yazamuye intekerezo zacu arenga kuba abana bagomba kubaha ababyeyi, ahubwo ko n'ababyeyi bakwiriye kugaragaza itandukaniro cyangwa se bakwiye kugaragaza kuba icyitegererezo cy'abana babo. Icyo ni icya mbere. Ariko byararenze atwereka ko itorero ry'Imana muri iyi minsi y'imperuka rifite inshingano ikomeye yo kubaha ababyeyi ba data batubyaje ubutumwa bwiza, baba pionnier batangiye umurimo. Mu yandi magambo ijambo ry'Imana kongeraho umwuka w'ubuhanuzi. Dufite inshingano yo kugendera mu byo batusigiye tukabubahiriza, kugira ngo Eric wongeyemo akandi kantu ijambo ry'Imana n'umwuka w'ubuhanuzi. Abantu bari kuri iyi platform cyangwa se badukurikiye hari umwuka w'ubuhanuzi badashobora kutamenya ngo ni ibiki. Ibyo uvuga ni ukuri, ariko bashonje bahishiwe kuko turacyari mu mateka. Ubu tugeze mu cya 500 gutyo, mu myaka y'icya 500 icya 150 mbere ya Kristo, mu bihe bya Mose. Turacyafite urugendo rurerure rwo kuzaza tukagera mu gihe cya Yesu, tukajya mu bihe bya Paulo, tukagera mu bihe byacu, tuzashaka gusobanukirwa umwuka w'ubuhanuzi. Ariko umbajije ikibazo uzi wakibariza abandi. Nk'uko abantu tusoma mu byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17 hatubwira iby'itorero ryasigaye Satani yibasiye mu bihe by'imperuka, ko rizaba rifite ibintu bibiri: gukomeza amategeko y'Imana no kugira umwuka w'ubuhanuzi. Tuzabisobanukirwa neza igihe tuzatugeze iyo yose. Urumva ko tukiri mu bihe by'itangiriro, ntabwo twata twinjira mu bihe by'Ibyahishwe, ariko abantu b'Imana bazarushaho gusobanukirwa. Ariko tubivuze gake, ni amakuru Imana yatanze yuko ibintu bimeze uyu munsi. Ubuhanuzi Imana yatanze yuko ibintu bimeze uyu munsi, uko abantu b'Imana bakwiye kubaho. Muri make umwuka w'ubuhanuzi ni uguhamya kwa Yesu. Niko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 19 umurongo wa 10. Aravuga ngo umwuka w'ubuhanuzi, kuko guhamya kwa Yesu ari umwuka w'ubuhanuzi. Ubwo ni uguhamya kwa Yesu binyuze muri ya mateka y'aba bantu barimo uvuga, tuzarebera hamwe mu gihe cy'ikinyejana cya ba Martin Luther na nyuma yaho gatoya. Yego. Ndagira ngo noneho utwinjize mu itegeko
rya gatandatu narivuze ni itegeko risa nkaho ni umurongo mugufi muri Bibiliya. Mbese kuba ari umurongo mugufi muri Bibiliya bisobanuye ko icyo Imana iri kudusaba muri ryo nacyo cyaba cyoroheje? Eric, ntabwo byoroheje, ntabwo ari kuba uyu murongo ari mugufi, ntabwo bivuze yuko mu by'ukuri ari umurongo woroshye cyangwa se ari itegeko ryoroshye kurusha andi yose. Ubugufi bwawo ntaho buhuriye n'ubugari bwaryo, kuko urebye ahantu icyaha cy'ubwicanyi kigejeje isi ya none, kuvuga yuko ari umurongo mugufi ukaba usobanuye ibintu bikeya biragoye, biragutse cyane. Intambara turazumva hirya no hino zivusha amaraso, ibihugu bisigaye bifata imitungo yabyo bikabyinvestisa mu gukora ibisasu, ibitwaro bya kirimbuzi, kandi igihugu cyashyamirana n'ikindi bakavuga bati dufite igisasu cyabasha kubika isi yose, ariko tukibaza tuti ubundi cyakubika isi bo bagasigara he? So urumva rero ni itegeko rya ntukice riragutse cyane. Ngira ngo hari twahera ku ntangiriro hari y'iri tegeko ritangira kwicwa, hari ntekereza yuko ari byo byaba byiza. Yego, dutangire ku mateka tukumva ko Imana yaje uretse ko amategeko ntabwo ari mashya mu kuva, ariko ni iki gituma bimeze gutyo biri mu mategeko y'Imana? Itegeko rya ntukice rero ni impamvu ryabayeho. Ntekereza yuko ari rimwe mu mategeko ashobora kugaragaza urugero rw'ubuyoboke bwacu ku Mana. Kuryubahiriza no kuryubaha ni cyerekana yuko dushyigikiye Imana mu murimo wayo w'irema, kubera ko iyo twishe tuba turimo gukuraho umurimo w'Imana, ubwo rero tuba turimo kuyirwanya. Bivuze ngo umuntu araremwe, undi muntu nawe aje kumwica, ukuvanaho icyo Imana yakoze, tutitaye ku kumenya ngo amuhoye iki, ngo bigenze gute, wishe itegeko, ubwo byanga bikunze isi urwanya Imana. Yego, ntekereza yuko uramutse usanze umuntu yubatse ahantu ugasenya ibintu yubatse, ibyo ari byose wari kumukwereka, menya hari ibyo mwari kuvugana bitari byiza, cyangwa se nawe wamugirira nabi. Ubwo rero iyo turimo gusenya umurimo w'Imana binyuze mu bwicanyi, twaba tubizi cyangwa tutabizi, tuba duhindutse abanzi b'Imana. Yego, waruvuze uti reka duhere mu ntangiriro turebe uko byagenze, amateka y'ubwicanyi n'uko Imana ibyinubira cyangwa se Imana. Yego, ndi mu ishuri rya Bibiliya, hari ikibazo twajyaga dukunda kubazwa, ninde mwicanyi wa mbere ku isi wishe abantu benshi? Umwicanyi twasomaga ibitabo, barangiza kuduha igisubizo bakatwereka uburyo cyishe abantu benshi. Icyo gihe iyo twabitekerezaga baravuga bati Napoleon na Alexandre Rogla, ba Hitler bari bihangaje, bagiye bafata isi yose. Ariko umwicanyi wa mbere wishe abantu benshi n'ubundi ni umwicanyi wa mbere. Isi yari tuwe n'abantu batatu icyo gihe, dukurikije uko amateka atubwira, bari abantu bane icyo gihe. Yica 1/4 cy'isi, ngira ngo ubwo si 1/4, yari Adamu, yari Eva, yari Kaini na murumuna we Abeli. Arangije yicamo umwe ariwe witwa Kaini, yica Abeli. Ubwo rero yari yishe 1/4. Ntekereza ko 1/4 ni purusa 25 ku ijana. Uyu munsi dufite miliyari zigera mu 8 z'abatuye ku isi. Wakwica purusa 25 yabakoze amahano atabaho, nubwo uko ubugome bugenda bwiyongera, Imana idakinze akaboko ibyo bintu bishoboka. Yego, ubwo rero ubwicanyi bwa mbere bwakozwe, umwicanyi wa mbere ruharwa yishe 1/4 cy'isi yitwaga Kaini. Yego, biteye ubwoba. Ese Imana yabifashe iti? Ubwo tujyanye mu mateka ya Kaini, kwibaza ngo ese Imana yabifashe ite, yabibonye ite, yarabyihorera irekera? Ahari byadusobanurira
icyambere urakoze cyane ko udusubije mu itangiriro, kuko abantu bajya bivuga ko amategeko ari ayo ku musozi Sinayi. ubwo iri tegeko bisobanuye yuko ryishwe mu itangiriro umuntu akirema kera cyane, umuntu abantu bakiri bake cyane. nkibaze se Imana yarabirebereye gusa, ntabwo byari byakabaye itegeko ku buryo ntacyo Imana yabikozeho cyangwa yabivuzeho? Eric, biteye ubwoba. Ingaruka iki cyaha cyazanye icyo gihe ziteye ubwoba, ntabwo wabasha kubyumva, ariko nako wabyumva nuko donc utabitekerejeho neza, cyangwa se ku bantu batari abasomyi ba Bibiliya ntabwo bapfa kumva ingaruka icyaha cyateje. Ariko reka tuzisome. Nitangirira igice cya 4 uhereye ku murongo wa 4. Ntabwo imirongo yose turi buyisome, ariko gusa twanyuramo twihuta nimba ntacyo bitwaye. Ni ibyerekeye Kayini na Abeli, niwo mutwe uhari. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini. Aravuga ati yego, mpereye ku murongo wa mbere. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini. Aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Araserebura nk'uko ababyeyi bose iyo babyaye baserebura. Ariko ntekereza yuko guserebura k'uyu muntu we ibyishimo yari afite birenze iby'abiki gihe, kuko ni umuntu wa mbere wari uvutse. Byagaragaraga nk'igitangaza kidasanzwe. Kayini ni n'izina ryiza rihebuje, uretse ko abantu bajya bakoresha amazina yari meza cyane bakayakoresha nabi, ku buryo kuryita umwana wawe mu gihe kizaza bizaba ari ishyano. Ariko Kayini bisobanuye ngo mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka, bisobanuye ngo turamubonye. Yego, turamubonye nde? Umucunguzi. Kuko isezerano dusanga mu itangira igice cya 3 murongo wa 15 barasezeraniwe. Yego, umucunguzi. Bumvaga ari uje kuzana generation nshya yo kubaha Imana. Ariko komeza utubwire amateka. biragutse ugeze aho ngaho. Mpita nibuka Yesaya igice cyaho cya 9. Nimba mbyibuka neza, ni muri Yesaya uravuze ati ndamubonye umucunguzi. Batari ko suriya muhungu ubwo yabisomye hehe? Umucunguzi ntawe twabonye. Ariko muri Bibiliya henshi aho uzajya wumva umwana w'umuhungu byerekezaga ku mucunguzi wari kuzavuka ku isi. Adamu rero kubera ukuntu yari amaze kubona ingaruka z'icyaha, kugira ngo akire icyaha cye byari bimusabaga gutamba igitambo. Niko Imana yabigenje. Kandi igitambo cya mbere cyatambiwe mu ngobyi ya Edeni. Kandi igitambo cya mbere cyatambiwe mu ngobyi ya Edeni. Kandi iki gitambo Uwiteka aratangaje. Bakimara kwisanga bambaye ubusa, iri tungo bagomba gutamba ryagomba kubagirira imimaro ibiri. Icyambere cyari cyo guhongerera icyaha cyabo, kabiri kandi kikanabambika. Nacyo igitambo cya Kristo gikorera abantu burya kibezaho ibyaha, kabiri kikabakuraho ibizinga by'ibyaha. Mu yandi magambo umuntu agasa nk'atigeze gucumura. Ubwo rero abadabisobanukiwe nk'ubwanjye tugiye muri cya gitabo cy'itangira igice cya 3 turi kuvuga. Yego, Imana yatanze isezerano ryo gucungurwa. Yego, uzanyemo ik'imyambaro ku murongo wa 23. Yego, no wa 21 w'igice cya 3 aravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika. Urakoze cyane. Urwo ruhu rwari rwatokomotse kuri cya gitambo. Ubwo rwabonekaga gute? Rwaturukaga ku gitambo. Rwabonetse ku cya gitambo cya mbere. Kugira ngo kwa rukunganira kugira ngo urusheho kubishimangira. Yego, uravuze uti rero, waruvuze rero uti ubwo rero Adamu uti Adamu abonye umuhungu atera ikivuga ati mpeshejwe umwana w'umuhungu n'Uwiteka. Nawe uti turamubonye umucunguzi. Abanaliste bashobora guhita bavuga ati bari abahungu ntabwo turimo kwizera ibyo bavuga neza, ibyo by'umucunguzi ni ibiki. Ariko iyo usomye muri Yesaya igice cyaho cya 9 nko ku murongo wa 5 hari ubuhanuzi buvuga kuri Kristo cyangwa se Yesu Mesiya uwasizwe, nkuko ibyanditswe byera bimusobanura. Barimo kwerekana ubuhanuzi bwo kuzavuka kwa Yesu. Baravuze ngo nuko umwana w'umuhungu yatuvukiye. Ni Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Nuko umwana w'umuhungu yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Duhawe umwana w'iki? W'umuhungu. Adamu ati duhawe umwana w'iki?
mpeshejwe n'Uwiteka umwana w'umuhungu. Uyu mwana w'umuhungu ni hehe ahuriye n'uyu nguyu uwari mu ntekerezo za Adamu? Reka turebe byari kuzaranga uyu mwana w'umuhungu. Duha umwana w'umuhungu ubutware buzaba ku bitugu bye. Yego, Kayini yari umutware kuko umwana umukuru mu muryango, umwana w'imfura yabaga afite ubutware. Niko tubibona gukomeza mu mateka ya Aburahamu n'abandi. Ariko si birahagije ko uyu mwana w'umuhungu hari twahita tumwita Kayini? Oya, ntago ari Kayini, ahubwo byari birenze gusa. Ibyo Adamu yari afite mu ntekerezo byari birenze umwana w'umuhungu nk'uko tumusoma hano. Reka dukomeze twumve uyu mwana w'umuhungu. Ubutware buzahora ku bitugu bye, ubutware buzaba ku bitugu bye. Ikindi kizamuranga, azitwa igitangaza. Azitwa iki? Azitwa umujyanama. Azitwa iki? Azitwa Imana ikomeye. Noneho murumva ko se Kayini yari Imana? Oya, ntabwo yari Imana. Uwari mu ntekerezo za Adamu yari Imana ikomeye. Azitwa Imana ikomeye. Kabiri, azitwa Data wa twese uhoraho. Dukomeje, umwami w'amahoro. Umurongo wa 6, gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Nguyu mwana w'umuhungu wari mu ntekerezo za Adamu. Uti mpeshejwe n'Uwiteka umwana w'umuhungu, nawe uti umucunguzi. Yego, mu itangira igice cya 3 umurongo wa 15 yari afite isezerano ry'uko azabyara umwana w'umuhungu, ariko twanahasoma itangira igice cya 3 umurongo wa 15 urimo urasoma ngo iki? Tubwira amagambo akomeye yavuga ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Yego, ngayo nguko. Nguru urubyaro rwa wa mugore rwari ruri muri rwiswe urwango, rugomba gutandukanya umugore n'inzoka. Urubyaro rw'umugore n'inzoka, cyangwa se umugore n'inzoka. Yego. Ubwo rero twari dukomeje. Inzoka ishushanya nde muri ubu buhanuzi bukomeye Imana yatanze bwa mbere? Inzoka rero iyo dusomye mu gitabo cy'Ibyashuwe, burya Bibiliya irisobanura ubwayo. Iyo usomye mu gitabo cy'Ibyashuwe igice cyawo cya 12 ku murongo wa 9 aranditse ngo igice cya 12 umurongo wa 9, Ibyashuwe cya kiyoka kinini kiracibwa, ariko iyo nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Bavuzemo andi masinonime, sinonime n'impuzanyito. Bongeye kugaragaza yuko cyitwa ikiyoka kinini. Kabiri cyitwa ya nzoka ya kera, ubwo ni mu itangiriro birumvikana, ubwo ni muri Edeni. Ya nzoka ya kera baduha n'andi mazina kugira ngo tutaza kuyibeshaho, tukibwira yuko ari za nzoka zikururuka usanga abantu barimo gukubita ngo Imana yaravuze ngo tuzayimene umutwe ngo oya, ahubwo yego kasubiyemo kanumva uno murongo kuko ni umurongo ukomeye. Yego, twigeze kuganira n'abantu b'Imana hano. Yego, ariko biryoha bisubiwemo. Yego, Uwiteka ibwira iyo nzoka iti, ni inzoka iri kubwirwa. Yego, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukururinda, uzajya urya umukungugu, n'ibyo ari kubwirwa. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore. Umugore we ntabwo ndi kwiga ndimo kubaza, kuko duheruka kubiganira tuganira iby'itegeko rya 2 tureba ukuntu Imana ifuha. Twaje gusanga umugore mu buryo bwa gihanuzi mu mvugo ya mwuka ibishushanya itorero ry'Imana. Yego, itorero ry'Imana twabonye amasomo menshi abishyigikira ibyanditswe byera, kandi urakoze ko nanone iyi nzoka nayo idusobanuriye zikoresheje ibyanditswe byera kugira ngo byisobanure. Yego, hanyuma rero ndumva twakomeza kuri Kayini. Nuko arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Ndumva nakongera guhera ku murongo wa mbere ngo dufatireho. Kandi uwo mugore atwika Eva umugore we inda, abyara Kayini. Aravuga ati mpeshejwe umwana w'umuhungu, mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara murumuna we, arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Umurongo wa 3, bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka.
ngo ariture Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri nde? Kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita ku ituro rya Kayini n'ituro rye, ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Hano ndumva nta kwihanganira kuharenga ntagize ikintu mvuga. Hano urwango ruzanywe no gutamba. Hari abantu kuvuga ngo yanga ari uko wasenga, ko gutamba no gusenga cyane rwose. Ngo uko wasenga kose inzara zose zigera he? Ngo zigera i Roma. Cyokora zishobora kugera i Roma ariko ntabwo zagera mu ijuru burya, kuko hari uburyo bw'imisengere Imana yashyizeho. Niba ariko nawe ubyemera, hari imisengere Imana yashyizeho nk'uko twabisobanuye no mu mategeko. Hari uko Imana igena imisengere, hari iminsi yashyizeho, umunsi yashyizeho wo gusenga, hari ibintu byose birasobanutse. Umuntu rero uvuga ngo nta dini ritazavamo umugeni, ntabwo nzi hano yabisomye. Iyi ni Bibiliya, ijambo ry'Imana, Bibiliya yera. Ntekereza yuko nta hantu babisomye muri Bibiliya. Ni ibyo abantu bavuga bashaka kudefanda ubwo haryo ubona uko bashaka gushyigikira imyizerere yabo, ariko nta hantu tubisoma. Hanyuma ndagira ngo nkumenyeshe yuko hagati y'imyizerere y'ukuri n'ibinyoma, imisengere mizima n'imisengere ipfuye, ibyo bintu biri mu rwango. Abeli atamba uko Uwiteka yategetse, Kayini atamba uko abyumva, cyangwa se Abeli asenga uko Imana yabisabye abantu, Kayini abikora uko abyumva. Ibyo bihita birema urwango. Wabibonye, Uwiteka yita kuri Abeli n'ituro rye. Hanyuma rero maze Kayini ararakara. Uwiteka aramubaza ati, abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byituga tugira hehe? Ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Amen. Hano burya Imana ibitanze ubushobozi yuko umuntu burya yabishaka atakora icyaha. Ntabwo nzi niba ndengereye, ntabwo tuzi igihe burayo ngo wenda tuzane ubusesenguro n'inkomoko y'amagambo yakoreshejwe aha. Ariko nshingiye ku kinyarwanda kiri hano, biragaragara yuko umuntu ashobora umuntu afite ubushobozi, wabishaka warwanya Satani. Kandi koko muri Yakobo biranditswe ngo murwanye Satani nawe azabahunga, kandi mwegera Imana nayo izabegera. Nari ndangaye ndi kureba icyigisho twigeze kwigana n'abantu b'Imana kuri platform gifite insanganyamatsiko ngo igisubizo cy'Imana ku kibazo cy'icyaha. Aya mateka ya Kayini n'imisengere ye ndetse na Abeli n'imisengere ye, yego, twabitinzeho. Ndetse bamwe bajya badasobanukirwa ingingo yo kwishingikiriza ku mategeko no gukizwa n'ubuntu. Nabarashya kongera kwiga iki cyigisho. Urakoze cyane. Abeli yiringiye icyo Imana yavuze cyo gutamba igitambo kivusha amaraso gishushanya Kristo, umugano y'ibyaha byacu, agakiza kabonerwa muri Kristo uzaza. Yarabyiringiye. Kayini we ntabwo yabyiringiye, yiringiye ko amaturo y'igiciro cyinshi, kubaka insengero muri iki gihe, reka mbigeranye gutyo, gukora imirimo iremereye cyane bibasha gutuma yemerwa n'Imana. Nyamara byatumye atemerwa. Abeli niwe wemewe. Yego. Dukomeje ku murongo wa 8, Kayini abwira Abeli murumuna we, Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari mu gasozi. Imana imaze kuha Kayini. Yego. Kandi bari mu gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Amwumvise umwicanyi wa mbere, aramwica. Umurongo wa 9, Uwiteka abaza Kayini murumuna we, Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Ariko mu by'ukuri ntabwo Uwiteka yarimo amubaza ibyo adasobanukiwe, ahubwo yagira ngo ariko kuki Uwiteka yamubajije icyo kibazo nk'icyo? Kandi nicyo twatugiye no gushaka twibaza ngo ese Kayini amaze kwica Abeli yaricecekeye, Imana yaricecekeye. Ibyo koko iri tegeko ntabwo riri mu mategeko yagengaga ubwami bw'Imana, byaje kwaduka hanyuma. Turi kureba niba byari biri no mu mitima y'aba bakurambere ba mbere
ngo tumenye se Imana yabikoze iki. Yeah, None turabona Imana ije gukora kuba Uwiteka rero iperereza. aje gukora iperereza cyangwa se kuba Uwiteka ahisaza akaza kureba uyu muhungu ibintu akoze, nuko Uwiteka iri tegeko yari yararishyizeho nubwo tutarifite ryanditswe, Yego. ariko Abeli na Kayini nawe yarazi neza ko yakoze icyaha. Hanyuma aramusubiza ati ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Umva ukuntu umuntu yari yamaze kuba igihaze ku rwego rwo hejuru. Kankubwira umwicanyi nta mikino agira. Urumva ukuntu asubiza Imana, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Arimo arasubiza nde? Imana. Kankubwire nubwo yaba gitifu w'umurenge ntago wamusubiza gutya. Sinzi nimba nabwo kuri perezida ho ni ibindi bindi. Ariko uvuze iby'ubwicanyi Biteye ubwoba. Biteye ubwoba. Ndabyibuka kera hataraza iterambere muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, abantu bakibagira amatungo yo kurya, inka, intama, ihene mu mabagiro, wabonaga biteye ubwoba. Atagezweho mu mabagiro. Ahantu nyine muri karitsiye bagenewe kuzajya bagurishiriza inyama, wabonaga biteye ubwoba. Ariko kandi umuntu wabaga ari nagiye kumwita umwicanyi, umubazi, umuntu wabagaga inka. Yego. Iyo wahuraga nawe ubwoba bwaragufataga ubwabyo. Uravuze rero umwicanyi ni igihazi. Oya nta mikino, aba ari ikivume ubundi. Umuntu wicaga amatungo ukareba isura ye, ahari abababonye babasha kuba. Ariko ni ikivume, reka tureke kwirwa tubica ku ruhande. N'umwicanyi urimo kutwumva nashaka twikoma, ariko mu by'ukuri hari ikigaragara hano. Urumva ukuntu umuntu asubiza umuremyi we, si umubyeyi arimo gusubiza s'il vous plaît, harimo arabwira Imana. Umva ukuntu hano wavuze Uwiteka abaza Kayini ati murumuna wawe Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati ninde ugiye gusubiza? Kayini. Ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Urumva ibintu arimo gusubiza cyangwa ntabwo mbizi, ariko ni ikivume. Umurongo wa 10 aramubaza ati icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Niko Uwiteka arimo kuvuga. Rirantakirira ku butaka. Umurongo wa 11 noneho uri ikivume ubutaka bwanga. Ingaruka za mbere z'ubwicanyi. Umuntu ahita ahinduka ikivume. Icyo ni ingaruka za mbere. Noneho hepfo baranje baravuga ngo uri ikivume ubutaka bwanga. Ubwo twari ku murongo wa 11 ubutaka bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Bavuze ngo iki ubwo? Baravuze ngo noneho dusomera mu murongo neza. Noneho uri ikivume ubutaka bwanga. Yego. Bwa bundi bumaze kwasamura akanwa kabwo bukakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Yego. Turaza kumva impamvu y'urwango ubutaka bwanze Kayini muri murongo ukurikiraho. Umurongo wa 12. Dore ingaruka nanone rero. Ingaruka z'icyaha cyo kwica, ingaruka z'ubwicanyi. Nuhinga ubutaka, yego. Nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo. Uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Tumaze kubona ingaruka zingahe? Cyambere nuko abaye ikivume imbere y'Imana. Cyambere ni ikivume, kabiri kuba ikivume biragatsindwa. Icya kabiri ariko ni uburyo isi gushije ishyano yamaze kwakira amaraso ya Abeli wavushijwe amaraso, ngo ihise ituma ubutaka butazongera kwera umwero wabwo. Iyo ni ingaruka ya kabiri. Ngira ngo hari umuntu tujya tuganira ntararenga aha ngaha mu bandimwe John Rock, akambwira ati biratangaje no kuba tubona imvura igwa, kuko dukurikije iki byanditswe bivuga umva n'imvura ntiyakaguye, kuko ubutaka bwacu bitewe n'amateka ya mwene muntu n'uburyo yahenebereye aharaza kubigeraho, kuna abantu bareba abandi nabi bakabica, rwose ntabwo imvura yari ikwiye no kugwa. Tukaba tugiye kubona ikime kimeze ubutaka kimeze imyaka, ariko kubwo imbabazi z'Imana ye ntabwo byera uko byari bikwiriye kwera dukurikije kuko tubwirwa amateka y'umwero wo hambere. Ariko nyine ubutaka bwanyoye amaraso
yego kandi iyo bunyoye amaraso nuko bigenda. nuhinga ubutaka uhereye none ntibuzakwerera umwero wabwo, ntabwo igicamu uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Icya mbere yabaye ikivume, kabiri aba igicamuke, gatatu aba inzererezi mu isi. Umwicanyi wese urimo kutwumva niyihane, arasabwa kwihana. Ariko ubwo nituvuga umwicanyi, ubwo abantu benshi barahita baba batagatifu. Niyo usanga atarafashe icyuma ngo arwanye umuntu cyangwa se amunigishe umugozi, n'ubundi buryo bundi bukoreshwa ku cyaha cy'ubwicanyi kigaragara, ariko niturusesengura turasanga abicanyi bari bube benshi. Uraza kutugezayo. Urakoze cyane. Ubwo rero warimo twari twahereye ku mwicanyi wa mbere. Kayini abwira Uwiteka ati igihano umpaye kiruta icyo nakwihanganira. Kiranakomeye. Reka ngusomere imigani 28:17. Ushaka kuba iryo somo wari wariteguye ariko ntacyo ndisomye. 28:17 hateye ubwoba cyane. Ubwo ndi kuwasomera kuba igicamuke n'inzererezi. Baravuze ngo umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe. Turi ku bwicanyi. Umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe. Umurongo 28:17. Yego. Ndabona warahaciye umurongo rwose. Azahunga abe icyohe he kugira umutangira. Ubwo rero nubwira abayicanye uti muriho akaga. Iri ni ihame rya Bibiliya. Ni ihame ry'Imana. Umuntu uremerewe n'amaraso y'uwo yishe azahunga, ahindutse igicamuke n'inzererezi. Yego. Abicyohe, icyohe Abanyarwanda bazadufasha kumva neza icyo kintu, ariko hari abantu numvise batukana icyo gitutsi ati wacyohewe. N'inzererezi mu isi, kandi ngo ntawe uzamutangira. Biteye ubwoba. Ubwo rero abicanyi icyakora Imana Data wa twese ishimwe ko umucunguzi yabonetse. Yego. Abasha kuvanaho ibyo byose. Wari umwicanyi agahinduka umuntu w'umugiraneza, agahindurirwa amateka yo muri Adamu wa mbere akakira Adamu wa kabiri. Ariko nk'uko umaze kubivuga, yewe mwicanyi uriho akaga gakomeye cyane. Yego. Wari urimo utubwira amateka y'umwicanyi wa mbere akomeye cyane. Ahari nkungane kugira ngo twinjire mu cyo wari utangiye. Itangiriro igice cya 7, 8, 9 tubona Imana irimbuza isi ya mbere umwuzure kuko yamaze gushahisha mu bibi. Ariko tubona basohotse mu nkugi. Ikintu cya mbere Imana yababujije ni ingingo yitwa amaraso y'umuntu. Ko amaraso y'umuntu Imana izayahorera. Ngo ndacyari muri ya mateka. Yego. Imana izayahorera mu buryo budasanzwe. Yego. Yego. Ko amaraso atagomba kuvushwa. Ndetse bashyirirwaho itegeko rikomeye. John Locke sinzi icyo uri buri bivugeho. Ndifuza ko wagira icyo bivugaho. Yuko nibajya kurya n'inyama, kuko icyo gihe bagize ikibazo cyo gutangira kurya inyama, ariko amaraso yo ntabwo bayemerewe. Ingingo y'ivusha ry'amaraso simbizi, ariko ntabwo abantu bemerewe. Igihe abantu bari batangiye kurya inyama bwa mbere, ntabwo bemeye kuzajya baziryana n'amaraso. Yego. Noneho kandi Imana ihera kuri icyo kintu ibategetse cy'uburyo bazajya barya inyama. Ibategeka ko nta muntu uzavusha amaraso y'undi muntu. Iri itangisha cya 9 uhereye ku murongo wa 4. Yego. Kugeza hari ku wa 6. Mbaho waruvuze uti uze kukigarukaho. Iyo dusomye mu bare w'igice cya 11, igice cya 11 umurongo wa 17 wahaturebera. Yego. Amenya hari icyo havuga ko hari icyo habivugaho ku mpamvu abantu batemerewe kurya inyama n'amaraso. 17 umurongo wa 11. Yego, bare 17 umurongo wa 11. Haravuga ngo iki? Kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso. Nanjye nyabahereye gusuka ku gicaniro ngo ab'impongano y'ubugingo bwanyu. Kuko amaraso ari yo mpongano. Yego. Ayihindurwa n'ubugingo buyarimo cyane. Ngiyo impamvu batari bemerewe ku ubugingo buva mu maraso. Ubwo rero Uwiteka igihe yabuzaga abantu kurya inyama n'amaraso ngo baryane, donc inyama n'amaraso yabibabuza kuryana inyama n'ubugingo.
iyo niyo mpamvu igaragara, ariko tugiye mu buryo bwagutse amaraso ni iyo usomye mu Baheburayo igice cya 9 haravuga ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa. Ni ukuvuga ngo umumaro w'amaraso uteye ubwoba, ni unique. Ni amaraso ni incungu, amaraso ni tukabyita ngo iki ni sacrifice, ni ukuvuga ni impongano y'ibyaha, ni igitambo, ni amaraso yagenewe gukora inshingano zera. Niyo mpamvu kuvushwa nayo ngayo azakora izo nshingano. Yego, nayemerewe. Urakoze cyane. Amen. Hanyuma rero numva iyo tuvuze ku itegeko rya ntukice, twarimo tuvuga tutabicanye mwitonde musigeho muri bivume. Hanyuma ubu numvaga ibyayo byose hari abantu benshi bavuga bati abicanyi barabatubwiriye, runaka yajyaga ambwira ngo azanyica, ariko nabona YouTube channel ibyayo byose nize baramumbwiriye. Hari ukuntu abantu babaga bari mu iteraniro bangana cyangwa se bafite ibyo bapfa, bakavuga ku bintu batabantu banga abandi, abantu barengera imirima y'abandi. Hirya ku ruhande akavuga ati ejo bundi yarandengereye, ariko barimo arabyumva, aka kanara bamumbwiriye. Ariko sinzi niba no kuri iri tegeko rero hari umuntu ushobora kuvuga ati ariko ubu bari abantu barimo barabyumva neza, cyangwa se umuntu runaka bafitanye amakimbirane wahoraga umuhigira, akibaza nimba umwicanyi bazi nyine umwicanyi uzwi cyane barahari y'umuntu mu kugahera. Ariko iyo tugeze kuri iri tegeko riragutse cyane. Iyo usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cyaho cya 5, turahera ku murongo wa 21. Yesu yongera gusobanura amategeko. Ndumva nta kwihanganira gukomeza, ariko tudasereye ku murongo wa 17 ku mutwe uvuga ngo Yesu ntiyazanywe no gukuraho amategeko. Murongo wa 17, mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kubikuraho, ahubwo naje kubisohoza. Kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira, amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato, kugeza aho byose bizarangirira. Murongo wa 19, nuko uzica rimwe. Uzica ngahe? Rimwe. Nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi. Mu by'ukuri nta tegeko ryoroshye, nubwo dufitemo amagufi bitewe n'imyandikire n'ibiki, ariko ni nabyo twarimo dusesengura tuvuga tuti mbese uburebure bw'iri tegeko n'ubusobanuro bwaryo hari byaba bireshya. Oya, biragutse cyane. Nawe umwanya tubimazeho n'undi mwanya dusigaje, biragutse cyane. Ubwo rero nuko uzica rimwe ryo muri ayo mategeko naho ryaba ryoroshye. Mu by'ukuri nta ryoroshye. Niyo mpamvu bavuze bati naho, mu yandi magambo, mu myumvire y'kimuntu, naho batekereza yuko ryoroshye. Uzica rimwe muri ayo naho ryaba ryoroshye hanyuma y'ayandi, akigisha abandi kugira batyo, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mutoya rwose. Azajya mu ijuru burya? Kandi azitwa mutoya mu bwami bwo mu ijuru. Nta mwanya we. Donc ni ukuvuga ku ngingo y'ibyo kujya mu ijuru, ku ngingo zabo azagaragara ko adashyitse. Mu yandi magambo ya Bibiliya yakoreshejwe bapimwe mu gipimo usanga udashyitse. Y'amagambo yabwiwe wa mwami. Hanyuma ariko uzayakora akayigisha abandi, uzayakurikiza mu yandi magambo akayigisha abandi, mu bwami bwo mu ijuru azitwa mukuru. Murongo 20, kandi ababwira yuko gukiranuka kwanyu ni kutaruta kw'abanditsi n'abafarisayo, mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Yesu arimo aravuga ibintu uhereye ku murongo wa 17, ibintu bikomeye, aho abayobozi b'amadini bavuga bati ibyo bintu murimo kumva by'amasabato n'ibiki byararangiye. Oya, Yesu arimo arasobanura amategeko y'Imana, ariko noneho by'umwihariko arimo aravuga ati mwitekereza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe? Sinaje kuyakuraho, ahubwo naje kuyasohoza, cyangwa se naje kubisohoza. Mu yandi magambo yaje kubyuzuza, yaje kwerekana ko binashoboka imibereho yo kubaho imibereho yubahiriza amategeko. Ikintu gikomeye hano arimo kuvugamo ni ingingo irimo gukontraduiza, ni ingingo irimo gusa nkaho inyuranya n'ibiva kuvuguruza. Ni ingingo irimo kuvuguruza
ni ingingo irimo kuvuguruza ibyo ababwiriza butumwa b'uyu munsi mu madini atandukanye bagenda bavuga ko amategeko y'Imana yahindutse. Yesu ari kwerekana yuko aya mategeko atigeze ahinduka. Ndetse niba ubyibuka neza uzamubona Yesu arimo kuganira n'umusore w'umutunzi. Umusore w'umutunzi arimo kumubaza ati mwigisha nkora iki kugira ngo ndaguhe ubugingo buhoraho? Yesu amubwira ati unyitira iki mwiza? Unyitira iki mwiza? Arangije aramubwira ati mbese amategeko y'Imana urayazi, ngo ntukice, ntukibe, ntugasambane. Nureba sample y'amategeko yatanze urasanga ari package y'aya mategeko 10 aboneka mu kuva 20. Yesu rero ati sinaje mwitekeza ko naje gukuraho amategeko cyangwa ibyahanuwe, sinaje kubikuraho ahubwo naje kubisohoza. Reka mbonereho kunganira abantu badukurikiye yuko amategeko yavuyeho ni amategeko y'imihango, kandi nayo nayashushanyaga Yesu. Yari amategeko y'ibitambo, yashushanyaga igitambo cya Kristo kizabaho cyangwa se kizatangwa ku musaraba. Yesu rero amaze gutanga cyangwa se gutambwa, ntabwo ibyo bintu byari bikiri ngombwa kuko ubwo byashushanyaga yari yamaze kuboneka. Ayo niyo mategeko yavuyeho. Ubwo rero Yesu hano arimo arerekana rero undi mugabane w'amategeko atigeze akuraho. Mwitekeza ko naje gukuraho. Hepfo arakomeza ku murongo wa 18 arakomeza akavuga ati kandi ndababwira ukuri yuko ijuru n'isi kugeza aho bizashirira amategeko atazavaho inyuguti n'imwe cyangwa agace kayo gato kugeza aho ibyo byose bizarangirira. Ayo ntabwo azigera avaho. Yego. Ariko ayo yo ntabwo azigera avaho. Yego. Tugeze ku itegeko rya ntukice rero uko Yesu arisobanura. Yesu kandi niwe mwigisha mategeko mukuru isi yigeze kumenya. Ndumva biryoheye kumwita uko nguko. Hari abantu tujya tugira bazi kwiga by'amategeko bakiga no kuyasesengura. Yesu rero wayatanze niho washobora kuyasobanura, tukabasha kumenya tukabasha kumenya neza ese igihe yatangaga, kandi burya ni nawe wayatanze ku musozi Sinayi. Tukabasha kumenya ngo ubwo yayatangaga niki yashakaga kuvuga. Aje kuyasobanura rero nk'umunyamategeko kandi wayatanze. Itegeko ryitwa ntukice agiye gusobanura murongo 20 kuri wa murongo cya gice cya gatanu. Yego, ni Matayo igice cya 5. Yego, nari mvuye kuri murongo wa 20. Umurongo wa 21 mwumvise ko abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Arimo arabwira abantu babyumvise. Barabisomye mu nyandiko za kera, kuva igice cya 20 barabyumva. Yego. Mu itangira igice cya 9 twamaze gusoma. Yego. No mu kugeka kuko byasubiyemo kenshi. Urakoze cyane. Yesu rero arimo arabwira abantu babyumvise. Nawe utarabyumvise urabyumvise. Urabyumvise, wumvise ko abakera bari baratanze itegeko. Abakera babwiwe ngo ntukice, uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Nimba utaranabyumvise ariko urabyumvise. Nuko kera byari bimeze. Barabyumvise bana baduteza amatwi kuko mu mategeko bwite y'igihugu cyacu. Yego. Uwisha kwegwanwa n'abacamanza. Yego rwose. Umurongo wa 22. Ati reka nkubwire rero ikindi utaruzi. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se. Ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Uzatuka mwene se ati barimo barasobanura itegeko rya ntukice. Ubwo mu yandi magambo baravuze ngo umuntu wese urakarira mwene se abayishe. Mwumvise ko abakera bavuze ngo ntukice kandi uwica akwiriye guhanwa n'abacamanza. Igihano cyari kihe? Ingaruka z'uwishe zagombaga igihano cy'abacamanza, kandi icyo tuzi urubanza rwacibwaga nuko nakwiye kwica. Urakoze cyane. Yagombaga guhanwa n'abacamanza. Iyo yari feedback ku muntu wishe. Zari ingaruka yagomba z'icyaha yakoze. None ku murongo waho wa 22, ariko jyeweho ndababwira yuko umuntu wese urakarira mwene se akwiriye guhanwa n'abacamanza. Cya gihano n'ubundi za ngaruka zagomba kugera ku wishe, nawe baravuze ngo nawe akwiye kwinza gute? Kuko yarakariye. Kuko yarakariye mwene se. Nukuvuga ngo nawe abayishe.
ntabwo mbizi nimba ndengereye ariko niko turimo kubisoma. Hanyuma akwiriye guhanwa n'abacamanza, uzatuka mwene se ati wamupfuwe akwiriye guhanirwa mu rukiko, nawe akwiriye guhanwa n'abacamanza. Kutuka mwene se ngo wamupfuwe, wagicucuwe, ibyo bintu. Ariko hano barakomeza akabivuga, kandi uzabwira mwene se ati wagicucuwe akwiriye gushyirwa mu muriro w'igehenomu. Kutukana ibintu birakomeye. Gufata umuntu ukamwambura bwabo umuntu bwe cyane, ukahindura ikintu kandi yari umuntu cyane, uwo akwiye kujyanwa mu muriro w'igehenomu cyane. Abicanyi urabumvise, habonetse ari kubona rya tegeko. Hanyuma rero nuko nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mwene so ko afite icyo mupfa, mwarakaranyije se kuko waramwishe, waramututse se waramwishe, ukamenya warujyanye ituro. Abapasitoro bihangane, umuntu wese ugiye gusenga afite ituro rwose agiye kwinjira mu rusengero akibuka yuko hari mwene se bafite icyo bapfa, itegeko riravuze ngo nagarukire aho ngasubireyo. Nyamara ibi bintu birakomeye cyane, abanze yikiranure kuko noneho Kristo avanye ubwicanyi mu gikorwa cyabaye, umuntu agashiramo umwuka tukamushyingura. Noneho abizanye mu bitekerezo, umuntu yagize uburakari, ntabwo burasoza kurakara kwabwo, ntabwo buragira icyo bubyara. Uwo nguwo ngo yamaze kubarwa nk'umwicanyi imbere y'Imana. Yego, itegeko ry'urupfu rugenewe umwicanyi nawe ruramugenga cyane. Undi nawe noneho yabivanye no mu kanwa, yananiwe kwihangana kubisa igitutsi aho ngaho, we bamaze kumucira urwo gupfa ko akwiye gutwitwa n'umuriro w'igehenomu cyane. Nuko rero nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukayibukira mwene so ko afite icyo mupfa, usige ituro ryawe imbere y'igicaniro, ubanze ugende wikiranure na mwene so, uhere ko ugaruke uture ituro ryawe. Amaturo ntabwo Imana yaha agaciro kurenza urukundo dukunda bene data cyangwa se abavandimwe bacu cyangwa se abantu bagenzi bacu. Tugana ku musozo, urabwira iki babanyamujinya, babanyaburakari, ariko mu buryo bw'umwihariko babantu bakunda gusohora amagambo aremereye y'ibitutsi, cyane cyane ababyeyi babwira abana babo, hari n'abantu bakuru babigize akamenyero gutukana? N'iki uri kubabwira muri iri Imana iri kubashaka muri iri? Abo bantu n'abicanyi. Yego, tumva nahoranyije. Abantu n'abicanyi, icyo basabwa no kujya imbere y'Imana bagasaba imbabazi nkuko bihaniye ibindi byaha byose, bakabwira Imana bati Imana twabaye abicanyi igihe kirekire tutabizi. Yego, Imana dukureho urubanza rw'inyama y'umuntu, nkuko Zaburi, nkuko Dawidi yabivuze. Dawidi igihe yari yarishe yicaga Uriya, niko yabivuze muri Zaburi ya 52 niba atari ya 51. 51. Ati nkureho urubanza rw'inyama y'umuntu. Warishe rero umuntu dukurikiye, nimba warutse umuntu, nimba wararakariye mwene so, nimba waragenje gute, ukamwambura umuntu, ukamwita ikindi, uriho urubanza rw'uko nawe uri umwicanyi. Bikagenda rero bikaguka. Ubuse tugarukiye aha ngaho ubwo ntibyaba bihagije ra, ariko hari reka dusubikira aha, ahari tuzasubukura. Urakoze cyane kutuvana. Twatangiye ari igikorwa kivusha amaraso, ubutaka bukanwa ndetse bikazana ingaruka zikomeye cyane. Kristo arabyeguye, abijyanye mu mutima w'umuntu. Yego, icyo nkundira ubuyobozi bwa Kristo cyangwa se ubwami bwe, ntabwo ari ubwami bwiyoberanye inyuma gusa. Yego, ngo abantu babe bagenda, bamwe bakita abana babo bambarimo bazi, bafite uburakari bw'igihe kirekire ndetse buzafata n'ibisekuru bakabana nabyo. Oya, Kristo arashaka ko umuntu aba yera biturutse imbere mu mutima, nta rwango rurimo, nta burakari. Yego, noneho nta nubwo umuntu wawe uzaba wera, kuko ibiri imbere mu muntu ngo nibyo bimwanduza. Yego, Imana idufashe rero, nk'uko umaze kuvuga, tukibutsa Zaburi, Dawidi yarasenze kandi yarababariwe cyane. Kristo yamennye amaraso ye kubera abicanyi. Yego, nuko rero niba twisanze mu ruhande rw'abicanyi, dusaba Imana imbabazi
iratubabarira rwose. Yego, ibicyo nicyo ibyanditswe byera biduha ubwishingizi ku muntu wamaze gusanga yaragiye kure. Nta kindi asabwa, icyo asabwa no kujya imbere y'Imana akagaragaza gukiranirwa kwe, akagaragaza yuko bimubabaje, kandi koko niba ushaka kujya mu bwami bwo mu ijuru ukwiriye kwemera amafuti n'ibyaha wakoze ukabyatura ukihana. Kwihana no kubabazwa n'ibyaha ukabicikaho ukabisabira imbabazi. Uko niko kwitwa kwihana nyakuri. Hanyuma rero umuntu ubundi akirinda kongera gukora icyo kintu, kuko iyo ubikoze biba bibaye isubiracyaha. Nubwo Imana itakwibutsa ngo Eric narakubabariye muri 2009, hari umuvandimwe umwe yarimo tuganiriza iby'umugabo umwe ngo yari umupasiteri umusaza afite n'umukecuru babanye, hamagaza abantu baje kubunga ati reka mbabwize ukuri. Ngaragenda ahita aterura agakayi yerekana amatariki yagiye amubabariraho, avuga ngo mu 1957 iki gihe yatetse umunyu mwinshi. Ndamubwira ngo urimo uramemukira cyane, uyu mugore ntabwo yumva. Ati mu 1965 ibintu yankoreye noneho ntagahoma munwa. Ati mu 1900, kandi ubwo ni nk'ejo bundi mu 2000 na kangahe. Ukibaza ibyo bintu. Inzika ikomeye cyane. Imana rero ntabwo ari kibigenza. Imana ikubabariye iribagirwa. Ibyanditswe byera biratubwira ngo usa nk'utarigeze gucumura. Yego. Dusoze dute rero ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 19 haravuga amagambo akomeye mu gihe ikintu umuntu akwiriye gukora mu gihe amaze kwisanga yarataniye yaragiye kure y'Imana, yarisha amategeko y'Imana. Umurongo wa 19 aravuga ngo nuko mwihane muhindukire. Mu yandi magambo, kwihana no kubabazwa n'ibyaha ukabisabira imbabazi ukabicikaho, hanyuma warangiza ugahindukira, niko kubicikaho. Nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa kwanyu ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Guhemburwa, umuntu urimo guhemburwa urabyumva. Uri wabona umuntu waguye igicuri? Indwara y'igicuri irahari ariko irazwi. Aho umuntu yitura hasi, ikintu bakora ni iki? Kubigeze kubabona abo barwayi baraza rwose bakamuterura bakamwiyegamiza, ubundi bakamuhungiza, noneho bakarinda ururimi rwe ngo ataruruma cyangwa se akica ibisebe. Hanyuma nyuma y'iminota nk'itanu rimwe kubw'ubuntu bw'Imana bakabona uwo muntu arahembutse. Twarapfuye. Kandi iyo dusoma ibyanditswe byera batubwira yuko urubori rw'ibyaha ari urupfu. Ababaye abicanyi ku byaha bitandukanye twagiye dukora, twabaye abapfu, twarapfuye. Nimba hari icyaha kiri muri twe, twarapfuye. Nimba hari ibintu bikitwiziritseho bikidutsinda, nimba hari imirimo ya kamere mibi nk'uko biboneka mu Magalatiya 5 tukigenderamo, ntabwo turiho turi intumbi. Umuntu wese ugikora ibyaha ariho ari intumbi. Ariko niba twarihanye, ubwo uko niko kuzuka. Burya kuzuka bitangirana, kubaho bitangirana no kuzuka. Ubwo rero kugira ngo tubeho biradusaba kwihana, tugahindukira. Imana yadukiza icyaha ikabidukirije urupfu, kuko urubori rw'icyaha ni urupfu. Iyo umuntu rero agifite icyaha muri we cyamwizingiyeho, iyo umuntu akiri imbata y'ibyaha, abagendana urupfu mu buzima bwe. Ariko kubera iki rero leta y'ibi bintu twayibona gute? Ibyanditswe byera bitubwira yuko nyuma yo gupfa k'umuntu biba birangiye. Nimba hari ibyo utihaniye imbere y'Imana, iyo upfuye ubunyine uzazuka niyo dosiye. Niyo mpamvu umuntu aba ari intumbi, aba ari umupfu. N'ubundi urupfu rw'iteka ryose ruba rutegereje. Ubugendana urupfu, ariko kandi urupfu rw'iteka ryose. Sinzi niba ndumva birimo kumvikana. Urakoze muvandimwe, ndagushimiye cyane ku bw'iki kiganiro utugejejeho, ku bw'ubusobanuro bwimbitse kandi
gikwiriye gutekerezwaho na buri wese ku ngingo y'ubwicanyi. Imana ivuga ngo ntukice. Urararikira abantu kwihana urwango rwabo, uburakari bwabo budasanzwe, ishyari, bya bindi byose bituma umuntu yifuriza undi nabi. Babigaragaje nk'ikibazo cy'ubwicanyi kandi ko rwose bizahanwa imbere y'Imana. Bibiliya niko yabigaragaje. Bibiliya niko yabivuze. Ubwo rero abantu bari bakuteze amatwi bakaba bumva hari aho ijuru rishyize itoroshi kugira ngo hagaragare inenge zabo, umaze kubaha umuti ko ari ukwihana. Yego. Bababyeyi bakunda gutuka abana babo bakabita amazina adakwiriye, bakabahindura ibintu kandi ari abantu, bantu bakuru bafite icyo bita autorité morale, bafite kuba bafite igitinyiro kuri twebwe, ubutwara Imana yabahaye ko bakabukoresha nabi mu kwereka, mu gupfobya no gusuzugura wa muntu. Imana ntabwo ibirenze ingohe ngo ibone ko ntacyo bivuze. Imana iravuga iti niba ubigenza gutyo, igihano cy'urupfu kwiriye ndetse n'icyo muri Gehinomu, no gutwika n'umuriro w'Igehinomu. Imana rero tubabarire kubw'ibyaha twakoze. Yego. Kandi ihindura amateka yacu, utuba bayifuriza abantu umugisha wo kubifuriza umuvumo. Tubona umuntu mu ishusho y'Imana, wo kumubona nk'inyamaswa cyangwa ikindi kintu, kandi n'abagiriwe nabi iduha umutima w'imbabazi kugira ngo tubabarire. Amen. Twe kubika yanzika ngo twumve n'abandi byababaho. Yego. Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Uyu mwanya reka musabe usoze n'isengesho. Kadusenge Imana yacu, Imana idukunda, umubyeyi kandi muremyi wacu, tugushimiye ko dukunda kandi twitaho, izina ryawe rihimbazwe. Icyo wifuza turi kuri iyi si nuko tubaho imibereho yumvira, nyamara ntabwo twakumvira ibyo tutazi. Niyo mpamvu ngiye kwagura umucyo cyane w'itegeko rya karindwi, rya gatandatu, rya ntukice, urushaho kuryagura kugira ngo tubashe kumenya uburyo twagiye dutandukira ndetse tukagirwaho n'urubanza kubw'iri tegeko. Benshi twarishe tutabizi, utubabarire Mana yacu, kandi duhe Mwuka Wera kugira ngo ajye atwibutsa mu gihe tugiye kurenga imbago z'iri tegeko. Aya mategeko wayashyiriyeho kugira ngo tubashe kubana neza n'Imana kandi tubashe kubana neza na bagenzi bacu. Reka Mwuka Wera agenere imitima yacu kandi ayagurire kwemera kugengwa na Mwuka wawe, kandi Mwuka Wera nanone yagurire imitima yacu kwakira ububasha utanga bwo kubasha kuba imibereho ikiranuka. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.